Tuguhaye ikaze hano kuri NGS Empire. Njye nitwa Ngirumwami Samuel. Niba ari ubwa mbere tubanye, kanda subscribe kandi nshimira wowe wayikanze kugira ngo tujye tubana muri video nyinshi zigiye zitandukanye. Ndagushimiye. So uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora guhagarika telefone yawe kuba yakonsuminga cyangwa se yatwara megabyte nyinshi. Ari ukuntu ugura megabyte ariko wamara kuzigura ugifungura hataracamo n'iminota myinshi bakaba bakweretse ngo itwaye 50% ngo hasigaye 80%, itwaye 80%, 90% nko minota 20 cyangwa se 10 ukabona megabyte zirashize. So ngiye kukwereka uburyo wabihagarika muri telefone yawe. So icyambere ugomba kumenya nuko hari igihe ushobora kuba warafunguye, hari uburyo bubiri bushobora gutuma telefone yawe irya megabyte. Hari kuba warafunguye video cyangwa se downloadinze video kuri YouTube cyangwa se indi application ukoresha downloadinga ntizirangire. Wagura megabyte za video zigatangira guhita zikomeza zikidownloadinga kuko kenshi n'igihe ziba zifite iminota miremire. Icyambere turamanza ducekinga muri YouTube turebe niba nta video ufitemo zabaye downloaded ariko ntizirangire, zitegereje zibahora zirekerereje kugura megabyte. So uraza ufungure YouTube yawe, uraza ufungure YouTube, numara gufungura YouTube uraza hano muri video kugaragara video. Noneho uraza ahangaha bari ifoto yawe cyangwa se inyuguti itangiza izina ryawe. Benshi ni bihari, hari igihe biba biraha cyangwa se biri hano hejuru. Noneho uraza ujye muri ahantu handitse downloads. Urabona nkanjye mfitemo video zirimo kwidownloading. Hano uraza muri download, hari igihe video ziba ari nyinshi umuntu agenda ashyiraho kandi zigatwara mega nyinshi. So urabona mfitemo video ziri mu ibara, zimeze muri iri bara uraribona, harimo agafresh k'umweru kamanutse mu ibara ry'umukara. Izi video bivuze ngo igihe cyose nguze megabyte zitazidownloadinga kandi nizirangira. Ari rero usanga umuntu yaradownloadinze ibintu byinshi cyane kandi bitapfa no kurangira. So icyo ukora rero uraza hano muri iyi video, urabona hano iruhande rwayo hari agakoni k'umutuku gahari, hari uturongo, hari utudomo dutatu duhari. Uraza ugakirikaho kuri iyi video nurangiza ukande delete. Uraba mbese uri kuzitsiba kugira ngo uzikureho. N'iyi ngiyi nayo uzuyisibe, n'izi ngiyi nayo uraza ukandeho uyisibe. Iyo umaze kuzisiba ubona zirangiye nibwo ubwo ikibazo cya mbere kiba gikemutse. Rero hari igihe ufata nk'ikibazo nk'iki ngiki wamara kugikemura nabwo telefone igahuma ikagutwara mega nyinshi. Ikindi cya kabiri uba ukeneye kureba ni ugusa naho ugabanya telefone yawe megabyte itwara, ugafungura icyo bita data saver. Ubundi buryo bwa kabiri rero, niba umaze gusoma video kuri YouTube ukabona nabwo telefone yawe igumye kugutwara mega nyinshi, ikintu uba ukeneye ni ugutaninga on cyangwa se gufungura icyo bita data saver. Iboneka muri setting. Uraza muri telefone, muri setting yawe ya telefone, setting ngiyi uraza uyifungure, ujye muri search ushakemo akantu bita data saver. Iyo searchinze mukayibukura bakakwereka ngo no result, nyine ntabwo biri kuboneka. Hari abantu bayishakamo ntibabashe kuba bayibona. Ikintu ukurikizaho hano iyo searchinze nuyibona, hari amatelefone menshi nkanjye ntabwo wayibona, ariko hari ayo wandikamo data saver ukibyandikamo bigahita biza. Iyo bidakunze uza hano inyuma mu ma shortcut handi ufungurira ama megabyte ukareba ko ntayirimo ahangaha. Muri izi shortcut dufite ahangaha, hamwe wakiriza itara, hamwe ufungurira bluetooth. Izi ni shortcut cyangwa se uburyo bugufasha kugera ku bikoresho by'ibanze ukoresha kuri telefone mu buryo bworoshye. Iyo usanze n'ahangaha ntayihari muri izi porogaramu za hano inyuma turi kureba ntayihagaragara, uraza ahangaha muri aka kantu kameze nk'agakaramu, hano hari utuntu tubiri murabona aho ndi gukora. Uraza ukahakirika, bivuze ko ugiye kuyongera muri izi porogaramu nayo ikajya ku murongo w'iyi ngiyi.
kuko hano ntayihari. Uraza ukayishakira muri izi ngizi. Izi porogaramu ntabwo ziba uraza iyo umaze kwakirika bakugeza kuri ibi bice bibiri. Urabona dufitemo ibice birimo bifite utumenyetso two guteranya n'ibindi bifite utumenyetso two gukuramo. Ibi ngibi bifite utumenyetso two gukuramo ni za zindi dusanzwe dukoresha hariya ziri shortcut. Ushaka nazo wazikuramo n'uzigumishemo hariya, ariko kubera ko dukeneye kongeramo indi niyo turi buze gushaka hano, yitwa data save. Dore ngiyi ndi kuyibona hano, uhita uyibona hasi. Iri mumwe mu application dukoresha cyane ugahita uyibona. So uraza ujye kuri aka gasaraba uyongere muri aya maprogram, then ngiyi isijya hano hejuru, isigera hano hejuru. Iyo umaze kugeraho wigarukira inyuma nk'ibisanzwe, ukaza ugasanga ko data save yawe yagiyeho. Then icyo ukora rero uraza idafunguye ukayifungura. Telefone yawe ntabwo yongera kurya megabyte. Kamwibutse rero niba utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana muri video nyinshi zigiye zitandukanye, ubumenyi bwinshi kuri digital literacy n'ibindi bintu byinshi twakunguranaho inama. Ciao ciao.